Ndabasuhuje mwese abakurikiye Hey You TV. Uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire abakobwa beza mu Rwanda babakinnyi ba filime kandi basajije abagabo, babanda abagabo bareba bagasara. Kamere kuri uyu mukobwa mwiza, umukobwa yitwa Lise, ni umukinnyi wa filime abenshi bazi, umaje gufata imitima y'abafana cyane cyane ku miterere ye ndetse n'ubwiza buri naturel. Ubwo ndavuga ubwiza karemano budasaba ibirungo, budasaba ibintu byinshi. Uyu mukobwa kandi afite imiterere irenze, bimwe bita nyashi. Uyu mukobwa akaba ari akayumbu keza, aseka neza, areba neza, ateye neza. Uyu mukobwa rero muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yaho akomeje kubica bigacika kubera uburanga bwe buhebuje abenshi bamukurikiranyeho. Uyu mukobwa ararenze, navuga ngo Alice ni umukobwa mwiza pe. Hanyuma umukobwa wa kabiri cyangwa se wa 9 ni umukobwa mwiza nawe kandi ukina muri filime nyinshi zitandukanye. Uyu mukobwa akaba yarakinnye muri filime zo kwa Bahaf Jeannette, usibye no kuba ari umukobwa w'inzobe, gusa ubwiza bwe ni yale naturel, ntago ajya akenera kwisiga. Uyu mukobwa ni mwiza pe. Akaba yarigeze gukundanaho na Bobo Pro. Hanyuma hano haraza umukobwa bita Nshuti Miley. Uyu mukobwa we ararenze, uyu mukobwa ni igitangaza. Abenshi bakunda ingendo ye, abenshi bakunda imiterere ye, ariko cyane cyane abamuhora hafi bakunda character ye. Uyu mukobwa ni umukobwa w'umutima uhebuje, afite umutima mwiza utasanga mu bandi bakobwa. Uyu mukobwa kandi ari hard working. Uyu mukobwa arakora pe. Uyu mukobwa ni CEO cyangwa se founder wa Twins Cake. Afite company ikora amakeke meza mu makwe. Uyu mukobwa akaba ari nabyo bimwe mu bintu byatumye abantu yigarura imitima y'abantu benshi cyane kubera ubwiza bwe, ndetse kandi akagira no kuba ari umukobwa uzi ubwenge, uzi icyo gukora, uzi gushaka ubuzima. Uyu mukobwa byatumye akurura abagabo benshi cyane, abifuza kumushyira mu mago, abifuza kumukunda, abifuza ko yababera inshuti. Ndababwiza ukuri, uyu mukobwa ntabwo asanzwe, ku bantu bamuri hafi cyane barabizi. Uyu mukobwa kandi yigeze guhabwa igikombe cy'umukinnyi mwiza cyangwa se umusupporter. Ubwo ndavuga wa mukinnyi muri season cyangwa muri filime runaka aba ari uwa kabiri yungirije aba main characters. Uyu mukobwa rero akaba arenze, afite character itangaje, ahantu hose ari nta rungu guys. Ngeze ku mukobwa ufite imiterere ihambaye. Uyu bamwita Kidomange, akaba yaragaragaye muri filime ya Papa Sava. Uyu mukobwa usibye no kuba ateye neza, burya ngo n'umutima we niko witereye, n'umutima we urera cyane. Byakugora cyane no mukobwa kumubona yarakaye, kimwe nuko byakugora kumubona ari mu matiku. Uyu mukobwa abenshi bamuziho gutera neza, ariko njyewe wagize amahirwe yo guhura nawe, reka mbabwireho gatoya ku bwiza bw'uyu mukobwa. Ari nacyo cyatumye aza muri top y'abakobwa beza bakurura abagabo muri uyu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa afite umutima wera pe. Uyu mukobwa ku bantu bamuzi bazi neza ko imibanire ye n'abandi ari umukobwa udasanzwe, uzi kubana, utuje, uvuga make kandi wisanzura ku bantu bose. Uyu mukobwa usibye kuba yisanzura ku bantu bose, burya ngo nta nubwo yirata. Uyu mukobwa rero yagaragaye muri filime ya Papa Sava, ariko burya yakuruye abagabo benshi cyane. Ni umwe mu bakobwa babica bigacika hano hanze muri uyu mujyi wa Kigali. Uwo yitwa Kidomange muri Papa Sava. Hanyuma ngeze ku mukobwa utagira uko asa, umubyeyi yabyaye yarangiza akavuga ngo uyu mwana nta kundi kuntu namwita uretse kumwita Nyambo. Nyambo ku banyarwanda tukaba tuzi ngo habaho inka z'inyambo. Uyu mukobwa rero usibye ubwiza buhambaye afite, burya ngo uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane, araciringa. Uyu mukobwa ahantu hose yaba ari ngo byakugora cyane kumubona uyu mukobwa yarakaye, byakugora cyane kubona uyu mukobwa avuga nabi, biragoye, dore ko uyu mukobwa yivugira afite isoni, kandi uyu mukobwa bamuzi bamuhora hafi bavuga ko akiri isugi, akaba ari nabwo bupfura buri wese amubonana ku maso. Uyu mukobwa arakunditse pe.
ni umukobwa uri natirere, ashobora kuberwa na make-up, ashobora no kuba adafite make-up kandi ubwiza bwe bugahora buyoboye. Uyu mukobwa yasajije abagabo muri uyu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa abantu benshi baramukunda ariko baramutinya kandi baramwubaha, kubera ko uyu mukobwa afite ibintu byinshi yigejejeho byakugora cyane gusanga uno mukobwa atari mu bakobwa ba mbere bavugwaho muri buri gatsiko kicaye ahantu. Iyo bageze ku bakinnyi ba filime bavuga ubwiza bw'abakobwa, uyu mukobwa I'm telling you aza mu bakobwa ba hafi cyane. Byakugora kugira ngo bavuge top 3 uyu mukobwa buremo. Uyu mukobwa rero usibye kuba afite n'ubwiza buhebuje, uyu mukobwa burya afite n'impano yo gukina filime cyane cyane. Iyo mpano ikaba yaravumbuwe na Kiramani cyangwa se Kiramani Empire, akaba ari umwe mu bakomeje kubica bigacika nawe hano muri uyu mujyi wa Kigali mu bantu bigaragaza nk'abanyamafaranga cyane. Uyu mukobwa nawe rero mu minsi yashize aheruka kugaragaza best we 100%. Avuga ati best wanjye ndamukunda, best wanjye ndamwubaha. Akaba ari nabyo byateye urujijo abantu benshi, bakavuga ati si uyu mukobwa ari mu rukundo cyangwa ntarwo arimo. Reka mbihera ukuri kuzuye, buryo uyu mukobwa ari single nubwo afite best ariko ni inshuti y'amagara. Kwa kundi ushobora kuba ukeneye umuntu muba muri kumwe hafi kandi mugahuza. Uyu mukobwa rero usibye n'ibyo gusa akaba ari mu irushanwa rya Mashariki Film Festival. Hanyuma hano ngeze ku mukobwa w'igitangazo, umwana wa Kirehe, umwana wanyweye amata. Yo, uyu mwana ni mwiza, yasajije abantu muri uyu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa akaba yitwa Sandra muri Stimed, filime ya Stimed y'uruhererekane, cyangwa se umwite Sandra ariko unamwibuke muri filime yitwa Behind. Uyu mukobwa arayoboye cyane. Uyu mukobwa rero akomeje kwibasira imitima y'abantu benshi, usibye n'abagabo gusa, n'abadamu baramukunda, abakobwa baramukunda, abana bato bo mana yanjye. Uyu mukobwa kubera umutima mwiza afite byakugora kumubona atari kumwe n'abantu. Uyu mukobwa ni wa wundi inshuti ze zishobora guhura n'ikibazo akarira no kurya bikamunanira. Abenshi bamuzi nk'umukobwa wirata, abenshi bamubona nk'umukobwa udashobotse, ariko reka mbabwire ngewe wabashije kumuba hafi. Uyu mukobwa ni inyangamugayo, uyu mukobwa arakunditse ku buryo buhambaye. Uyu mukobwa ikintu cyose umukoreye ahita arakara, iyo ari kibi arakazwa n'ubusa ariko ababarira cyane byihuse. Uyu mukobwa byakugora kumva ari kuvuga abandi amagambo mabi cyangwa se afitiye umutima abandi bantu babi. Uyu mukobwa mu gihe twamaranye sinigeze numva na rimwe uyu mukobwa hari uwafitiye umutima mubi wenda agavuye ngo uyu muntu ndamwanga. Oya, uyu mwana ni mwiza imbere n'inyuma. Uyu mukobwa kandi si ugukundika gusa, uyu mukobwa yibasiye abantu mu mikinire ye n'imigendere ye n'imivugire ye, dore ko ijwi rye riterwaho comment cyane ko afite ijwi rivuga neza. Uyu mukobwa ashobora kuba mwiza mu mabara yose. Uyu mukobwa ni mwiza yaba afite make-up, uyu mukobwa ni mwiza yaba atazifite. Uyu mukobwa ahorana ubwiza buri natirere, navuga ngo Imana yamuremye rwose ntabwo yari yibeshe. Uyu mukobwa kandi mu nshuti nyinshi agira zakadasohoka. Afite inshuti bita Sheila cyangwa se umwite Aheane Vanessa. Uyu mukobwa kandi ni inshuti magara cyane y'uwo bita Sheila bakinana muri Stimed, kandi akaba ari nawe mukobwa tugezweho. Uyu mukobwa ararenze muri uyu mujyi wa Kigali. Guys, niyo abakobwa nababwiye mbabeshya muze kumpa muri comment, kubera ko aba bakobwa ndi kubazanira n'abakobwa bibitangaza, n'abakobwa bibasiye imitima y'abantu hano hanze mu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa yitwa Aheane Vanessa, agaragara muri Stimed ariko yakunzwe cyane muri filime bita Maya ubwo yari main character. Uyu mukobwa usibye uburanga bwe ndetse n'ubwiza bwe n'imiterere ye bihamba, uyu mukobwa burya ngo ni imfura mu bunyangamugayo. Ubwo ndavuga ngo uyu mukobwa byakugora kumva yahemutse. Uyu mukobwa ni wa mukobwa utinya kuvuga nabi aho abantu bareba, uretse ko abenshi bamutinyira ko yihagararaho, ndetse kandi aba afite n'igitinyiro cyinshi ahantu yicaye, kubera ko byakugora cyane cyane, byakugora cyane, mbisubiremo cyane, kubona uyu mukobwa wamuvogereye cyangwa se wamugezeho uko wibonera.
ni umukobwa ugora abantu benshi kumugeraho, ariko burya wamugezeho ni umukobwa ukunditse kandi uri hambo cyane. Ni umukobwa udapanika ubuzima, wibera mu buzima buri simple, udakunda gushowinga up hanze ngo uzamubone nyine afite ibikabyo byinshi. Oya, ni umukobwa w'umutima, ni umukobwa afite, ubwo navuga ngo ni umukobwa uri wife material. Ibyo bintu rero bituma abasore benshi bamwirukanyira, bituma abasore benshi bamurangamira, bituma abasore benshi bifuza gukundana nawe. Dore ko mu minsi yashize aherutse gutangaza ko ari single and searching. Guys, ndababwiza ukuri umukobwa ntabwo arava ku isoko aho mperukira guhura nawe, ariko nubwo atarava ku isoko ariko ntabwo ari wa mukobwa umuntu wese yaprofita uko yiboneye. Ni umukobwa ufite indangagaciro, ni umukobwa muzima. Uyu mwana avuka mu Bugesera. Uyu mukobwa ni mwiza. Reka mbabwize ukuri, ngiye kuvugishwa byanze, ndababwiza ukuri, uno mwana w'umukobwa usibye no kuba kandi afite ubwiza gusa, uyu mukobwa ari hard working. Uyu mukobwa azi gukora, ni umunyamideri. Uzamusanga muri kimideri kandi uzamusanga ahantu henshi hatandukanye, dore ko yakoze no muri protocol. Hanyuma kandi tugeze ku mukobwa bita Kayonga Divine Gatesi. Uyu mukobwa we ni igitangaza cyane ko ari n'ikindi, kuko uyu mukobwa usibye kuba ari mwiza, guys, ubwiza bwe ni ubwo kuva kera mu bwana bwe. Uyu mukobwa ni mwiza, ari naturel, nta kintu yisize namba, kandi uyu mukobwa ashobora kuba mwiza birushijeho yisize. Uyu mukobwa akenshi ntabwo akunda kurwana n'imisatsi, dore ko afite imisatsi iza vuba kandi ikura vuba. Uyu mukobwa rero reka mubabwire neza, uyu mukobwa yitwa Gatesi Kayonga Divine, akaba yaragaragaye muri filime ya Maya, hanyuma akagaragara muri filime The Secret, aza kugaragara kandi muri filime yitwa The Bishop Family yateguwe na Zac Entertainment. Uyu mukobwa yaje kugaragara kandi muri filime zitandukanye cyane, harimo filime z'ubwenge zo kuri YouTube, ariko uyu mukobwa muri iyi minsi arayoboye muri filime yitwa Kariza wa Karisa. Uyu mukobwa usibye ubwiza bwe buhebuje, uyu mukobwa byakugora cyane guhisha amenyo muri kumwe. Uyu mukobwa azi kubana pe, abantu bamuzi n'abatamuzi ndamubabwiye, uyu mukobwa azi kubana cyane. Uyu mukobwa ntabwo ari wa mukobwa utinda, ntabwo ari wa mukobwa yaza kukubwira ko ibyo uri gukora atari byiza mu bandi. Ni wa mukobwa utifuza kubangamira abandi. Ubwiza bwe buhebuje burya no mu mutima wa buraho. Uyu mukobwa kandi usibye kuba afite ubwiza, burya ngo no gukina filime ni ubuzima bwe, ni amaraso ye. Gukina filime yabigize ubuzima kandi yumva atabivamo. Ikindi, uyu mukobwa iyo ari gukina filime ubona ko abifiringa neza. Usibye rero kuba ari umukinnyi wa filime, uyu mukobwa akaba ari n'umunyamideri, akaba ari n'umunyamideri cyane, amurika imyenda y'abandi. Abantu benshi bamwitaho cyane. Ngeze ku mukobwa bita Swala, mwite Swala cyangwa se mwite amazina ye ya nyayo Irakoze Sandrine, no Irafasha Sandrine. Mbega ngo ndabona inzobe nkavugishwa, mbega ngo ndabona ubwiza bwa Swala nkavugishwa. Uyu mukobwa ni mwiza pe, si ukumureba gutya gusa ku mafoto, kuko uyu mukobwa abantu bamubona live bahita batanga. Uyu mukobwa rero ari mu byamamare muri uyu mujyi wa Kigali, bikomeje kubica bigacika, bikomeje gusaza abagabo muri iyi Kigali yacu. Uyu mukobwa usibye no gusaza abagabo muri iyi Kigali, uyu mukobwa ubwiza bwe bwonyine bwakugeza kure. Mungira ngo muramubona namwe, ntabwo ari ibintu nivugisha, ni n'ibintu bigaragara. Uyu mukobwa ateye neza, umukobwa aseka neza, uyu mukobwa afite amaguru meza, uyu mukobwa afite mu maso heza, uyu mukobwa afite igituza cyiza, noneho n'ikigeretse ari naturel. Ngira ngo muramubona muri filime ye yitwa Mara, ari gutegura ari gukora n'abatarayireba mujye kuri YouTube mwandike Mara, murahita mubona filime y'uyu mukobwa bita Swala. Akina ari naturel cyane, totally natural. Ubwiza bwe ni karemano, ntabwo ashakisha, nta nubwo yinginga. Akaba ari umwe mu bakobwa baherutse guhabwa imodoka y'igitangaza na boyfriend we.
icyo ntakemeza, ntago nakemeza ngo baracyari kumwe cyangwa se ntibari kumwe, gusa uyu mukobwa afite ubwiza bukurura abagabo my friend. Uyu mukobwa afite ubwiza bukurura abagabo kandi uyu mukobwa ntabwo yirata habe na gato. Uyu mukobwa uzamusangana n'abandi yisanzuye, uyu mukobwa uzamusangana n'abandi yishimye, uyu mukobwa uzamubona mu bice bitandukanye ariko ntabwo uzigera umubona afite umunabi cyangwa yarakaye. Uyu mukobwa ahorana ubwenge muri we, cyane ko amagambo ajya gusohora mu kanwa bayatekerejeho kabiri. Birakugora kumwumva uyu mukobwa suwara yavuze ahubuka, biragoye cyane, biragoye. kandi uyu mukobwa kuzamubona adasa neza, no way. Uyu mukobwa ni mwiza pe. Ngeze ku mukobwa muri iyi minsi muri showbiz wavugishije abantu bacitse ururondogoro kubera uno mukobwa. Uyu mukobwa yavugishije abantu umunsi The Ben yakururaga ishanga yambaye, dore ko byatumye na Bruce Melody yicara agahanga akandika indirimbo agashyiramo ati fata iyo foto. Guys, uyu mukobwa ni mwiza cyane. Uyu mukobwa yitwa Emeline, akaba ari umwana muto cyane utarageza no ku myaka 22. Uyu mukobwa kandi usibye no kuba afite ubwiza n'imiterere bidasanzwe, akurura abagabo ku rwego ruri hejuru, ku rwego uyu mukobwa abagabo benshi bifuza guhura nawe, ariko kubera ubwitonzi n'ubwirinzi uyu mukobwa ntiwamubona yasamaye, ntiwanamubona yayagaye. Uyu mukobwa azi icyo ashaka muri ubu buzima. Byakugora kumubona yandagaye nk'ahandi hose, byakugora kumubona hanze muri iyi mihanda, cyane ko uyu mukobwa azi agaciro ke. Guys, uyu mukobwa muvuze bwakwira bugacya, gusa ndabizi ko ibyinshi mubizi kuri we cyane rwose. Hanyuma rero umukobwa wa mbere ari nawe wa nyuma dukurikijeho ni umukobwa witwa Clenia Dusenge. Clenia Dusenge ni umukobwa utangaje cyane cyane. Abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye kuri we, ariko uyu mukobwa ndabamenyesha ko njyewe umuzi neza. Ni umukobwa uzi ubwenge, ni umukobwa uzi icyo ashaka, ni umukobwa uzi kurwanirira indoto ze kandi akazigeraho adahubutse nta n'uwahutaje. Uyu mukobwa rero ubwiza bwe nawe bukomeje guca ibintu hano hanze. Abantu benshi muzahura bakubwira ngo ndashaka kubonana na Madederi. Abantu benshi bazahura bakubwira ati wampaye nimero za Madederi. Uzumva n'abandi bakubwira ngo uwampa amahirwe nkahura na Madederi. Gusa ibyo byose guys, nta kintu na kimwe kibaho cyakubuza guhura n'uyu mukobwa, kuko uyu mukobwa ari humble cyane. Ni umukobwa wisanzura kandi udasuzugura, wiyubaha cyane ko uyu mukobwa ni n'umwe mu bakobwa b'abakire dufite muri iki gihugu. Umukobwa afite amafaranga, byo si ibanga, nta nubwo ari ibyo ashakisha, kubera ko uyu mukobwa ni umukozi. Kuva namumenya sinigeze mbona uyu mukobwa ari umunebwe. Uyu mukobwa rero ikimero cye n'ubwiza bwe ku maso, inseko ye, imiterere ye, indoro ye, inzobe ye, uyu mukobwa ibyo byose byatumye abagabo bamukunda cyane. Kandi si abagabo gusa, kuko n'abadamu baramukunda 100%, ariko uyu mukobwa arakunditse cyane ku rwego iyo umuntu wese atekereje umuntu ashaka gushyira muri filime, uyu mukobwa ari we muntu wa mbere uza imbere. Uyu mukobwa kandi ku bantu batamuzi neza, uyu mukobwa yatangiye filime ye mu mwaka w'2016. Uyu mukobwa nyuma yo gutangira iyo filime, kuva yakinjira mu rugendo rwa sinema, yafashe umwanzuro avuga ngo sinzasubira inyuma uko byamera kose. Yagaragaye muri filime ari nayo yatumye amenyekana, yitwa Papa Sava y'uruhererekane y'umugabo Garasiyane. Uyu mukobwa mu magambo ye ya buri munsi yiganjemo gushimira uno mugabo. Yanagaragaye kandi muri filime yitwa Indoto ndetse no muri The Bishop Family. Guys, murakoze cyane cyane rwose. Ntago narangiza ntabarangiye company ya mbere ibafasha muri service mu bukwe bwanyu. Duhure ubutaha, bye bye, ciao.